Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye iwe mw'ijuru rwamfiriye igorogota. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, mbifuriza amahoro y'Imana. Ni umwizerwa Adolphe ukomeje mbasuhuza, mbifuriza kugubwa neza aho muri hose mu bihugu bitandukanye, abari muri Afurika, abari mu Burayi, abari muri Oceania, abari muri Aziya ndetse no muri Amerika. Mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndabasuhuje. Reka dubanze dusenge, hanyuma dufate umwanya tuganira n'umuri ku mateka y'indirimbo twateguye uyu munsi, ariko tubanje kwiragiza Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye, tugushimiye ko waturinze iminsi itambutse n'uyu munsi urawuduhaye. Uyu mwanya dufashe Mana, ndakunyiza kugira ngo dushyigikire, umwuka wera tuyobore, kandi ubuhamya bwa bene data twumva bujye bubasha kubaka ubugingo bwacu, kugira ngo Mana dukomeze gukomera muri uru rugendo. Tubona abatubanjije tubigireho, bidutera imbaraga zo gutegura uburyo tuzasoza urugendo amahoro, tubaye nawe iteka ryose. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'umuhanzi watugejejeho indirimbo y'ijana mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo yitwa Nzaririmba Igitangaza Yesu umwami yakoze, iri mu cyiciro cy'indirimbo zo guhamya, cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa témoignage, niho igaragara. Reka rero tubanze turirimbe, hanyuma tugaruke n'ubundi tubagezaho ubuhamya bw'umuhanzi wayitugejejeho. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye iwe mw'ijuru rwamfiriye igorogota. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe. Nari nzimiye nk'intama, maze Yesu arambona, nuko anshyira ku bitugu, ansubiza mu nzira. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe. Ndacyabona ibimbabaza, haracyari ibindushya, nyamara ubwo turi kumwe nzi yuko ntacyo nzaba. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo yitwa ngo Nzaririmba Igitangaza Yesu umwami yakoze. Ni nako mu rurimi rw'icyongereza n'ubundi yitwa ngo I will sing the wondrous story. Mu rurimi rw'igifaransa ho yitwa ngo je chanterai la merveilleuse histoire. Ruvuga ngo nzaririmba igitangaza Yesu yakoze, amfira ku musaraba. Nuko rero iyi ndirimbo yanditswe n'uwitwa Francis Harold Lowley. Uyu yayanditse mu mwaka w'1886. Urumva ni indirimbo imaze igihe, imaze imyaka 139.
urumva rero nibyo nyavuga nti izi ndirimbo zirantangaza cyane kandi umuntu akaba yazibazaho kubera iki izi ndirimbo zikomeza gukundwa, zikomeza kuba nziza, ukumva kuziririmba ntago birambirana, ntago zigajuka, ahubwo umwe yayiririmba ukumva mugenzi aramubwira ati nanjye iramfasha rwose, komeza uririmbe dufatanye, ku buryo ari indirimbo rwose usanga ari nziza. Rero nifuje kugira ngo nanjye menye amateka yazo, kubera iki izi ndirimbo zimaze igihe ariko zigakomeza gukundwa, kandi n'ubu ngubu turi kuyivuga, n'ubu ngubu wumva n'ejo wakongera ukayiririmba, n'ubwo twayiririmba uvuye mu materaniro ukongera ukayiririmba, kubera ko zihorana rwose amavuta. Rero amateka yayo nari mvuze ngo yanditswe n'uwitwa Francis Harold Lowry, ayandika mu mwaka w'1886. Uyu Pastor Francis Harold Lowry yavutse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mu 1854, avukira hitwa Hilton, ni muri leta ya New York, aho turi ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho zari mu kinyejana cya 19. Atabaruka ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 1952. Ubu ndakeka hari uri kumva ubuhamya waba waravutse ahari icyo gihe n'uyu musaza akiriho, kuko ni mu kinyejana cya 20, yapfuye n'ubundi afite imyaka 98. Urumva ko Imana yamuhagije uburame. Uyu Pastor Francis amaze kwiga amashuri yabanza n'amashuri yisumbuye, yakomereje muri kaminuza, yakomeje nyine kwiga kaminuza, yize kaminuza, yiga ahitwa i Rochester University of Rochester, ni mu mujyi n'ubundi wa New York, niho yize, ayisoza mu mwaka w'1878. Nyuma y'umwaka umwe, amaze umwaka umwe arangije n'ubundi kwiga, ahita ahabwa inshingano z'ubushumba, ahabwa inshingano zo kuyobora itorero mu itorero ryitwa First Baptist Church. Ego rwose ahabwa inshingano akimara kwiga, kuko n'ubundi yize ari umukristo, akura n'ubundi yitoza ari umukristo, aba mu itorero ry'ababatista, nk'uko twari turivuze, ni itorero ryitwa First Baptist Church. Amaze guhabwa izi nshingano, we ntago yakoze ahantu hamwe, ntago yigeze akora ahantu hamwe, kuko yakoze umurimo mu bice bitandukanye muri leta zunze za Amerika. Wenda twavugamo nk'ahitwa Titusville, hano ni muri leta ya Pennsylvania, aho yahakoze umurimo ari mu itorero n'ubundi rya First Baptist Church. Hanyuma ajyana hitwa i North Adams muri leta ya Massachusetts, naho ahakora umurimo. Ajyana hitwa i Boston naho ni muri leta ya Massachusetts, aho ni muri leta zunze za Amerika. Ndetse kubera ukuntu yari umuvugabutumwa wamamaye, yaje no guhabwa ijambo, akajya ajya kwigisha muri ijambo ry'Imana muri kaminuza zitandukanye zo muri leta zunze za Amerika. Aho twavugamo nkaho yahawe umwanya wo kujya kwigisha muri University of Chicago, ubwo ni mu yindi leta yitwa Illinois, aho naho yagiye kwigishayo. Urumva yari umubwiriza butumwa mwiza. Hanyuma kandi yahawe no kujya kwigisha ijambo ry'Imana, akamuvuga butumwa wemewe muri leta yitwa Harvard University, nayo ni kaminuza izwi cyane iba muri leta ya Massachusetts muri leta z'ubumwe za Amerika n'ubundi. Urumva rero uyu Francis yakoze umurimo rwose wivuga butumwa, kandi iyo umuntu afashe uwo mwanya ni ikamba ry'imirimo. Rero Francis rwose yakoze umurimo wivuga butumwa. Ubu buhamya bwe nibwo turi kuvugaho, mbere yuko tuza kuvuga n'ubundi ku mpamvu yatumye ahimba iyi ndirimbo. Rero uretse iby'uyu murimo, kuba yarakoraga umurimo w'Imana, ariko twibukiranye ko kandi yari yaranyuze mu ishuri, ndetse aza gukora n'imirimo itandukanye mu byerekeranye imirimo isanzwe ya leta, yikorera icyatuma abona ikimutunga buri munsi. Uyu yakoze umurimo, yabaye umuntu witaga ku mibereho myiza y'amatungo, tuvuge ngo ni animal welfare cyangwa se le bien-être animal. Ahangaha ni inyamaswa n'ubundi zabaga ziri muri natire yazo, akazitaho. Iki yaragikoze. Hanyuma bitewe n'uyu murimo yakoraga, aza gutorwa nk'umuyobozi w'imirimo yerekeranye no kurengera inyamaswa. Arabitorerwa kuko n'ubundi yakoraga mu cyitwa animal welfare cyangwa se le bien-être animal.
tugarutse ku byerekeye n'umuryango, Francis Harold Lowry yashakanye n'uwitwa Isa Amelia Babcock. Niwe bashakanye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1878, babyarana abana 4. Rero aya ni amateka yo yanyuzemo mu buzima busanzwe, ariko murabizi intego tuba dufite n'uburiro kugira ngo tuze kuganira ku mateka y'indirimbo. Indirimbo turi kuvuga uyu munsi ni indirimbo y'ijana mu ndirimbo zo gushimisha Imana, iri mu cyiciro cyitwa témoignage cyangwa se mu ndirimbo zo guhamya. Twabonye ko yitwa ngo I will sing the wondrous story cyangwa se Nzaririmba Igitangaza Yesu umwami yakoze. Rero ni ukubera iki iyi ndirimbo Francis yayanditse? Mu by'ukuri uyu Francis indirimbo yahimbye yonyine gusa, kuko yari n'umuhanzi, yari asanzwe ari umuhanzi, yari pasiteri ariko kandi ari n'umuhanzi. Rero igihe kimwe yari mu murimo w'Imana, aho yakoraga umurimo n'ubundi muri North Adams, handi twabonye ko muri First Baptist Church of North Adams muri leta ya Massachusetts, aho yakoraga uwo murimo. Afite umucuranzi wamwungirizaga mu murimo yakoraga, yaramwungirizaga mu bushumba, ariko kandi akaba yari n'umucuranzi n'uwitwa Peter Philip Billon. Uyu Billon bari bakoze igiterane cy'ububyutse, noneho aza kumusaba serivisi. Donc bigeze nimugoroba baza kuganira, hanyuma uyu Peter yari umucuranzi nyine, we ni wo murimo yakoraga, ariko kandi akaba n'umwungiriza we. Noneho bigeze nimugoroba aza kumubwira ati ariko kuki utari gushaka indirimbo nanjye ngo nze gucuranga? Umwe yari umuhanzi, uwo ni Francis yari umuhanzi, ariko na Peter nawe yari umuhanzi, cyakora akamenya no gucuranga. None haza kumubwira ngo ndashaka ushaka indirimbo ivuga ku buryo Yesu yatwitangiye. Noneho abimubaza nyine mu rurimi rw'icyongereza, kuko n'ubundi urumva nirwo rurimi bakoreshaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresha icyongereza. Aravuga ngo why don't you write a hymn for me to set to music? Kubera icyo utari gushaka indirimbo? Noneho mu Gifaransa avuga ngo pourquoi ne me composerais-tu pas un hymne que je pourrais mettre en musique? Uwo mugoroba nicyo kibazo yamubajije. Hanyuma noneho ngo ageze mu rugo mu kuruhuka, kuko bari mu giterane no muri cy'ububyutse hariya twabonye bakoraga umurimo w'Imana kuri First Baptist Church in North Adams muri leta ya Massachusetts. Hanyuma noneho kugira ngo nawe aze kubona igisubizo, kuko nk'umuhanzi aba aha umukoro wo gushaka indirimbo, ati nanjye niteguye gucuranga muri iki giterane nubwo tugiye kuruhuka, ariko nkeneye ko ubona indirimbo nshya kandi nanjye niteguye gucuranga. Undi nawe rero aza kubikora, ngo umugoroba ahita agenda, amagambo y'iyi ndirimbo araza arayandika neza kugira ngo abashe gusubiza ikibazo n'ubundi umwungirije asista we Peter Billon yari yamubajije. Nuko noneho iyi ndirimbo aha hari mu mwaka w'1886. Ayitangira bwa mbere ntabwo uko uyu munsi yitwa ariko yayanditse, ahubwo yayanditse yitwa ngo Can't you sing the wondrous story of the Christ who died for me? Ne peux-tu pas, mu Gifaransa, ne peux-tu pas chanter cette merveilleuse histoire de Jésus-Christ qui est mort pour moi? Nono mu Kinyarwanda waririmba ya mateka meza y'igitangaza Yesu Kristo yakoze adupfira, kuko ari ikibazo yari yabajijwe, byatumye nayo n'ubundi aza kuyihanga agendeye kuri iyi teme ivuga ngo ese waririmba ya mateka meza y'igitangaza Yesu Kristo yakoze adupfira. Ubwo rero amagambo y'indirimbo araza. Hanyuma ya magambo uyu Peter Billon arayandika, aza kuyacuranga, kuko yaturutse n'ubundi kuri Francis, ariko aza kuyashyikiriza umucuranzi wari uzwi cyane icyo gihe witwa Ira David Sankey. Hanyuma titre y'indirimbo cyangwa se umutwe w'indirimbo arawuhindura, ayita ngo I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ubwo yampfiraga.
niko we yahise ayandika, ayisohora n'ubundi mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Sacred Songs and Solos. Indirimbo yayisohoye nyuma y'umwaka umwe mu 1887. Iya mbere araririmba ngo nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye iwe mu ijuru ngo amfire igorogota. Aya rero niyo magambo Peter Philippe yaramubajije ngo ndirimbira indirimbo igendanye n'igitangaza Yesu yakoze. Dukwiye kuririmba tukibuka igitangaza n'ubundi Yesu yakoze, kuko yavuye iwe mu ijuru aratwitangira. Aya niyo magambo yatangiye avuga. Noneho kuri kunyikiriza aravuga ngo nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nawo mu ijuru imbere ya ntebe. Hari igihe cyo kuzashimira Yesu Kristo watwitangiye, ubu tumuvuga tutari kumwe, ariko dukwiye kwitegura tukazabana nawe tukamushimira. Twavuga ngo Yesu warakoze kutwitangira. Kugira ngo rero noneho akomeze ku cya kabiri avuga ngo nari nzimiye nk'intama. Aha ni ibitangaza twe tuvuga, ariko hari ubwo noneho tuzaba tumushima uko bikwiriye. Ni nako Umurinzi yavuze ngo nkiri mu isi ntago nabasha kugushimira uko bikwiriye, ngari kuzamura urundi rurimi igihe nzaba nama y'undi mubiri ngushimire uko bikwiriye, kandi nzagushima iteka ryose. Ku cya kabiri aravuga ngo nari nzimiye nk'intama, maze Yesu arambona, nuko anshyira ku bitugu ansubiza mu nzira. Nawe uzi neza aho Yesu yagukuye. Yesu yagiye adukura ahantu hatandukanye, duhuriza mu rukundo rwe. Ibyo bigaragaza ko ari igitangaza n'ubundi yakoze. Agera mu muryango wanjye, agera mu wawe, nawe aragufata adushyira mu rukundo rwe rw'agakiza. Ibyo bitangaza rero nibyo twitegura kuzaririmba igihe tuzaba tumwibonera amaso ku maso, tureba inkovu ze, tunezerewe, tuvuga ngo wakoze igitangaza Yesu ubwo wancunguye. Ku cya gatatu akomeza avuga ngo nari impumyi mfite ubwoba. Ubuhumyi hano tuvuga ntago ari ubw'amaso y'umubiri, ahubwo iyo umuntu atarabona umucyo w'agakiza aba akiri impumyi, ukiri mu byaha n'ubundi aba akiri impumyi itabasha kureba ibyiza bibasha gutunganya ubugingo. Ariko iyo umuntu amaze kuva mu byaha aba amaze guhumuka rwose, abasha kureba ubwiza bw'agakiza, akambara ubwiza bw'Imana. Rero ngo nari impumyi mfite ubwoba, ngo ncitse intege mbabaye, ngo njanjaguritse nihebye, maze Yesu arankiza. Iyo umuntu ari mu byaha nubwo yakihagararaho uko biri kose, nta mahoro y'umunyabyaha, ariko Yesu iyo twakiriye tukajya mu gakiza ke, icyo gihe umuntu abasha kubona amahoro, noneho akumva afite amahoro yo mu mutima. Rero amahoro yo mu mutima ni Yesu yatanga. Uyu muririmbyi rero, uyu Francis aravuga ngo nari impumyi, ariko ageze ku cyaka aravuga ngo ndacyabona ibimbabaza, haracyari ibindushya. Nubwo ninjiye mu gakiza nkiri mu isi nambaye umubiri, haracyari ibindushya, ndacyabona ibimbabaza. Icyakora akagira ibyiringiro avuga ngo nyamara ubwo turi kumwe nzi yuko ntacyo nzaba. Haleluya. Ubwo ndi kumwe n'umwami wanjye wancunguye, kuko andi hafi, akaba ari unyikorera imitwaro. Namubwira ikibazo nkabimubwira, narwara nkabimubwira, naba mfite ubukene nkamwereka ibibazo mfite, kandi akabasha gukemura ibyo bibazo, akabasha kunyumva. Nzi yuko ntacyo nzaba. Nkiri mu isi mfashe igihe mu ntambara, ariko ndamutabaza nawe akandwanirira. Aha rero ntagaragaza ibyiringiro yuko nubwo bihari biturushya, ariko turi kumwe n'umwami wacu abasha kudutabara, kandi tukabasha kugubwa neza, tukagira amahoro yo mu mutima, kugira ngo twitegure urugendo rwacu rujya mu ijuru. Asoza avuga ngo azanyuza no mu rupfu nambuke na rwa ruzi, maze nimfata hakurya nzasangayo abo nkunda. Haleluya. Rwose ibi ngibi bigaragaza ni amateka y'indirimbo uyu mwene data yashatse kugira ngo agaragaze ko Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane atwitangira, kandi uyu munsi turaririmba tugafashwa. Nawe rero rwose wubakwe n'indirimbo igaragaza ko Yesu yaritanze, ariko yitanga agamije kugira ngo andonke, agamije kugira ngo nanjye mbone agakiza, nawe kugira ngo ubone agakiza. Ariko kandi nyuma y'ibyo tuzanyura mu rupfu. Nyuma yo gupfa tuzabana nawe iteka ryose. Nyuma yo kunyura mu rupfu tuzazuka, cyangwa tuzabaho iteka ryose, ubwo tutongera gutandukana. Rero ngo maze nimfata hakurya nzasangayo abo nkunda. Bivuga iki? Bivuga ko tukiri mu isi nuko tugomba gutegura ukuntu tuzabana n'Imana yacu, kuko isezerano Yesu yaduhaye ajya kugena avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, aho ngaho turi muri Yohana 14:1 ngo kandi yaba adahari mbabwiye ngo icyakora arahari, ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane kugira ngo namwe muzabane nanjye, hanyuma twirebera Imana yacu bwite, noneho tuyisingize iteka ryose. Niyo mpamvu rero
nyine avuga ngo nyuma nzafata hakurya ya rwa ruzi. Uruzi ruravugwa hano ni urupfu. Nyuma y'urupfu nuko tuzabana n'umwami wacu. Rero ndakwingiza we mwene data, wumvise ubuhamya bwa mwene data uko yakoraga umurimo, uko nawe yumvaga akwiye kuririmba igitangaza. Igitangaza aririmba ni urupfu rwa Yesu atwitangira, kandi none umaze kumenya ko yakwitangiye ntago uba wemerewe n'ubundi kongera kumubabaza, ahubwo ukwiye kuba mu buzima butuma anezerwa nuko n'ubundi wakiriye agakiza ukamuntu bwe. Rero ufata umwanya uririmba iyi ndirimbo wumva amagambo yayo meza agaragaza ibyiringiro byo kuzabana n'umwami wacu, tukaririmba tunezerewe, turirimba ibitangaza dukoreye, tubwira ngo Yesu warakoze kunyitangira, nanjye uyu munsi nejejwe nuko tuzabana iteka ryose. Wifuza rero kugira ngo uzagire iherezo ryiza, kuko n'ubundi ntacyo bizatumarira kumara imyaka 20, 30, 40, 50, ariko ugasanga iyi ni imyaka yose tuyibaze mu mubabaro, ariko ibyiza nuko twaba mu isi tukabaho muri struggle z'ubuzima, turwana, duhangana, turwana n'imbaraga zose ziturwanya, ariko nyuma yabwo tukazibanira n'umwami iteka ryose, aho tutazongera kwibuka imibabaro, hanyuma tukamuhimbaza iminsi yose. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nawe mu ijuru imbere ya ntebe. Iyi ntebe rero ni intebe y'Imana, aho tuzatwirebera Imana yacu, ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze mufashwe n'iyi ndirimbo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.